明天一货。哦，赤峰过来20个人。这是河北省区长，我的好朋友，我的领导。货不少，明天600人。Hello guys, welcome to my channel. Uburyo TV guys, twongeye kubaha ikaze nanone ku Buryo TV, aho ufunguye video uherereye hose, katwizere ko umeze neza, twongera kwifuriza Pasika nziza kubayizihiza mwese. Tubonereho no kongera kubwira buri wese, buri munyarwanda wese ava akagera kwibuka yiyubaka guys. Nkuko mubibona uyu munsi tugarutse mu mushinga wa P-Network, niwo tugiye kongera kuvugaho nanone. Twongere dusabe wowe utarakora subscribe ku Buryo TV ko wakora subscribe, wemeze no kuri ako kazogera ka notification kugira ngo ibiganiro byacu byose ujye ubibona mu ba mbere. Guys, nkuko urimo kubireba uyu munsi tugiye kuvuga kuri mining ya P-Network. Hari abantu benshi bakomeje kutwandikira muri comment badusaba ko P-Network twakongera kubereka uburyo account ifungurwa, uburyo step zose zikurikirana, ari nabyo tugiye kuvuga muri iyi video, ndetse tubereka buri kimwe cyose. Ngira ngo murebye kariya ka video kabanje imbere ho gato, kariya ka video kagaragaza abashinwa bari kwerekana ibikoresho bigiye bitandukanye bazacuruza mu maPI. Biriya bikoresho ni wowe ni njyewe wakoze mining ya P-Network bigenewe. Nawe niba utarafungura P-Network ukurikira iyi video uko tugiye kubigenza, nawe bari kubigenza, ufungure account muri P-Network guys. Nkuko ubibona iyi link iri mu ibara ry'ubururu, uraza kuyisanga muri video description, niyo uri buze gucaho kugira ngo ufungure account yawe muri P-Network. Uko tugiye kugenda tubikora, nawe aba ariko uri bugende ubikora. Iyi link niyo uri busange muri video description, hanyuma aba ariyo uri buze gukandaho kugira ngo ufungure P-Network account nawe utangire mining uyu munsi wa none. Murabe ingenzi rero, niyo mpamvu ibyo mwadusabye tugomba kubyubahiriza nkuko muba mwabidusabye guys. Urabona ko ugikora kuri iriya link uraza kugera kuri dashboard imeze itya cyangwa se tableau imeze itya, hanyuma aha baba bari kugusaba ko wa downloadinga application ya P-Network, the first digital currency you can mine on your phone. Ni ifaranga ry'ikoranabuhanga wa miningira kuri telefone yawe guys. Urakora hano hasi handitse download mu ibara ry'umuhondo, hano turi kukwereka aba ariho ukora kugira ngo udownloadinge application ya P-Network. Ukihakora uraza kwisanga muri Google Play yawe cyangwa se muri Play Store ya telefone yawe, aho uraza gusanga ijambo P-Network n'ikirango cyayo. Wowe uraza gukora install, uraza gukora handitse install. Murabona ko njye nyifitemo, niyo mpamvu hahise haza open. Wowe urakora ahanditse install, loading igere ku 100%, hanyuma uhita ukora hano handitse open. Ikigera ku 100% urahita ubona ijambo open, aba ari ryo ukoraho. Ukimara gukora kuri open uraza kugera kuri iyi tableau aho bakubaza inzira uri bukoreshe kugira ngo ufungure account yawe. Hano hari inzira ebyiri, hari continue with Facebook and continue with phone number. Hano ni uburyo bubiri, gukoresha Facebook cyangwa phone number. Twe turakoresha uburyo bwa kabiri bwa phone number, continue with phone number niho turi bukore. Hanyuma ukimara kuhakora uraza gusanga bari kukubwira ngo register with phone number country, baguhe United States. Ahangaha niho icyicaro cya P-Network kiri muri United States. Wowe uraza ukore kuri aka gafureshe ko ku mpande hano turi kukwereka, ushyiremo igihugu cyawe, waba uri mu Buhinde, waba uri Burundi, waba uri hano mu Rwanda, waba uri muri Bangladesh, aho waba uri hose, igihugu cyose waba urimo nicyo bushyire hariya. Hanyuma bahite bazana kode y'icyo gihugu
ukurikizeho nimero ya telefone yawe hano hasi. Murabona hano handitse phone number, njye ndi mu Rwanda niho nahisemo, nemejemo igihugu cy'u Rwanda, bampa code +250, ndakomerezaho nimero yanjye 78365556. Guys, nawe ushyireho nimero yawe, nusoza ukore submit. Urashyiramo igihugu uherereyemo, ushyireho na telefone number yawe, hanyuma ukore submit. Guys, urahita ugera kuri iyi page aho bakubwira ngo password igomba kuba igizwe n'imibarwa 8 kuzamura cyangwa kurenzaho, harimo inyuguti nkuru, inyuguti ntoya ndetse n'umubare. Urabona ko urayishyiramo password, urayicreate hasi kuri verify your password, uyisubiremo kugira ngo bigaragare neza. Ngiye gukora password mbe ndetse gushyiraho umubare. Hano na create password sinashyiraho umubare, murabona ko bahise banyereka amagambo y'umutuku bari kumbwira ko hari icyo ntashyizeho. Ubwo ndagaruka kuri password yanjye, nongereho umubare, ndashyiraho 1, no hasi nongeraho 1, mpite nkora submit. Guys, uko turi kubikora nawe aba ariko ugenda ubikora kugira ngo ufungure account muri P network. Uramara gukora submit, bahite bakubwira kuzuza amazina yawe. Barahita bakuzanira tableau imeze itya, ugomba kuzuzaho imyirondoro yawe. Guys, amazina ari ku cyangombwa cyawe, amazina ari ku irangamuntu yawe, aba ariyo wuzuzamo hano. Uko byanditse ku irangamuntu yawe na hano aba ariko ubyandika. Hano bari kukubwira ngo this will also be your code for referring others. Hano kuri username uri bushyiremo niyo uzifashisha uri gutumira abandi. Katwifashishe amazina Benman na Jean. Murabona ko kuri first name nashyizemo Benman, last name nshyizemo Jean, hanyuma username nshyizemo Benis Jean, mpise nkora submit. Urabona username nshyizemo niyo izaba invitation code kubo nzatumira nkoresheje iyi account. Uramara gushyiramo iriya username ukande submit, bahita bakubwira ngo ninde wagutumiye. Hano usome neza, uraza gusanga bari kukubwira ngo add them to your referral team to increase your mining rate. Ugomba gushyiramo referral code wagutumiye kugira ngo wongere umuvuduko wa mining yawe. Guys, nkuko mubibona rero, referral code yaje muri link iri muri video description ni iyi ngiyi. Uko byanditse bari kubyandika mu nyuguti ntoya, hanyuma ukore submit. Referral code ushyiremo ari amagambo cyangwa se iriya urimo kubona, uhita ukora submit, ugere kuri iyi tableau imeze gutya. Guys, numara gushyiramo referral code tayari uraba maze kugera kuri page urajya ukoreraho mining yawe. Urahita ukora hano handitse get started, niho uri buze gukanda kugira ngo ubanze neza ugere aho ukorera mining yawe, utangire mining muri rusange. Ukimara gukora kuri get start, urahita ugera kuri tableau aho bakubwira ngo mine p by proving your presence day. Hano nukumininga umunsi kuwundi, ni buri munsi, ubundi ni nyuma y'amasaha 28 abasanzwe mu mininga P network. Ibyo murabizi. Uraza ukore hano kwa kaziga, cyangwa se hano hari ikirango cya electrogaz abari gukora. Nuhakora barabanza bamamaze. Ukimara gukora kwa kariya kaziga ka mine, barabanza bamamaze aho bakubwira ngo happy P day 2023. Ahangaha ni umunsi mukuru wa PI wabaye, murabizi kuri 14 z'ukwa gatatu. Wowe urahita ukora kwa kariya gakuboko hejuru kugira ngo uvanemo ibi baba bari kwamamaza, wowe ukomeze n'ibyo wari urimo cyangwa se ukomeze na mining yawe. Ukimara kukavanamo uraza kugera ahangaha handitse awesome. Hanyuma wowe icyo uri bukora hano bari kukubwira ko nyuma yo gukora mining uzagaruka hashize amasaha 28. Bivuze ko mining ikorwa rimwe ku munsi. Hano ujye usoma byose, nusoza ukore hano handitse start tour. Uraza hano kuri start tour,
aba ari gukora, hanyuma bakwereke iyi taburo iriho aya magambo, nanone usome byose, nusoza wowe uraza ukore hano handitse next. Guys, ukimara kugera hano handitse next, uragenda ukora next, iyo baguhaye wongere ukore next, ukomeze ugenda ukora next ukigera kw'iri jambo next, kugeza ubwo ugeze ku ijambo bakubwira ngo view roles, your role in P network. Nugera ahangaha uraza nanone ukore hano hasi handitse view role, hano kugira ngo urebe n'iki bari kukubwira, niho uri bukore hano handitse view role, aho twagiye tukwereka hose aba ariho ugenda ukora kugira ngo byose ugende ubibona nk'uko bimeze. Ukiyakora rero uraza gusanga ugeze kuri taburo imeze gutya. Ahangaha baba bari kukubwira byose, uburyo bwose P network ikora. Uraza gusoma taburo, scrolling urebe n'ibiri hasi byose, hanyuma wowe numara kubireba urasubira hariya hejuru kwa kariya ga fresh k'umukara gasubiza inyuma cyangwa se kakwereka gusubira aho uvuye, aba ariko ukoraho kariya ga fresh ko hejuru. Numara kugakoraho urisanga kuri taburo imeze gutya, nanone aho bakubwira ngo dismiss. Ahangaha uraza kandi hano handitse dismiss kugira ngo urebe n'iki gikurikiraho. Guys, ukigera ahangaha kuri dismiss umaze kuhakora cyangwa se utaranakora, mining yawe iba yatangiye tayari. Mining yatangiriye hamwe wakoze kuri ka kaziga kariho ikirango cya electrogas, niho mining yahise itangirira. Utungutu n'utwo kugira ngo ugende utuvana mu nzira, unagenda usoma amabwiriza byose, ugenda usoma umenya n'iki kizakurikira n'iki kizagenda gikurikira. Hanyuma wowe uraza hano rero handitse dismiss, aba ariho ukora kugira ngo urebe ni gute taburo urajya ukoreraho mining imeze, ni gute dashboard ya mining iraba imeze. Ukimara gukoramo ririya jambo rya dismiss, urahita ugera kuri dashboard imeze itya. Ahangaha niho mining yawe ubusanzwe ibera umunsi ku wundi. Urabona ko umaze kugeraho 0,0042 kuri balance, ufiteho PI imwe n'ibice 0,0042. Ibi nibyo maze kugeraho aho mfunguriye iyi account. Mwabonye ko nakoresheje amazina na nimero ya telefone yanjye, ni iyindi account ubwo nari nkreye, ariko birazwi ko cyangwa se buri wese azi neza ko telefone yemerewe kujyamo account imwe ya P network. Icyo nabashije gukora, nabanje nkora log out iyo nari mfitemo kugira ngo nkwereke wowe utarafungura P network uburyo account bayikreya. Niyo mpamvu nabanje gukora log out y'ibyarimo nkreya indi account. Guys, hano hari rimwe, uyu nguyu ni ngewe uba wagutumiye cyangwa se nuba wakwinjije, hanyuma wowe abo uri butumire bajya hariya imbere kugira ngo mining rate yawe ikomeze yihute cyangwa se babe benshi, ugire umuvuduko mwinshi wa mining rate yawe, ugireho PI nyinshi cyane. Guys, mwakoze kubana natwe, ngira ngo uwari ufite iki kibazo wese cy'uko bafungura account muri P network kirakemutse. Twongere kwibuka twiyubaka.